Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nako nanaguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Mu Rwanda hasakaye inkuru nziza cyane cyane iyi nkuru abayakiriye neza byatumye akamwenya ari kose kuko bongeye kuvuga ko leta yacu yabo igomeje kubaba hafi. Ni inkuru nziza rero yasakaye ku bantu bafite ubumuga bo mu Rwanda, aho bakiriye inkuru nziza yabakoze ku mutima, nabo bakabyishimira bakabinezeza. Ubabonye uko bakiriye iyi nkuru nabo bahita bumva ko yabanejeje cyane. Uraza kumenya mbese abafite ubumuga mu Rwanda bagiye gukorerwa iki, ko bishimiye kubera iyo nkuru nziza leta igiye kubakorera. Icyo ngusabye rero nyabona nuko wadushigikira ukareba munsi y'aya makuru yacu, urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka dufata akaruhuko, turaza tubabwira byinshi kuri iyo nkuru nziza yasakaye cyane cyane ku bantu bafite ubumuga bo mu Rwanda. Tubibutse ko iyi ari KN Radio. Ndagusuhuje nanone mukunzi wacu. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Icyo buri gihe tuhora tugusaba nyabona nuko wadushigikira ukareba munsi y'amakuru yacu tugenda tubaha umunsi ku munsi. Urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Ni inkuru yacu rero twari tumaze kubabwira, ahari inkuru nziza yasakaye mu Banyarwanda cyane cyane abafite ubumuga bo mu Rwanda. Iyi nkuru yabanejeje cyane. Iyi nkuru batumye yongera kubazanira akamwenyu muri bo. Iyo ubarebye n'amaso yawe ubona bishimye cyane. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga mu Rwanda NCPD Emmanuel Ndayisaba yatangaje ko leta iteganya gukuba gatatu ingingo y'imari igenerwa abantu bafite ubumuga mu kwihutisha iterambere ryabo. Ni bimwe mu bikubiye mu butumwa Ndayisaba aherutse gutangira mu gikorwa cyo guhugura abaforomo n'ababyaza ku bijyanye n'uburyo bashobora gutanga serivisi kwa muganga hadahejwe n'abafite ubumuga mu Rwanda. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa wa NCPD Emmanuel Ndayisaba yavuze ko mu gihe ayo mafaranga yaba yongewe guhabwa cyane cyane amatsinda abarizwamo abantu bafite ubumuga mu kwihutisha iterambere ryabo, hanazamurwa uburyo bakorana n'ibigo by'imari. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa wa NCPD Emmanuel Ndayisaba mu magambo ye yagize ati, turimo turashaka kuyongera kuko n'abadepite barabyifuje, twumva dushaka kuba twayakuba gatatu, kuko urumva nka koperative niba twarazishyizeho zikaba zimaze kuba nyinshi cyane hano mu Rwanda, zikabakaba hafi 800, ni ukuvuga ngo iyo bagiye nko mu karere kugira ngo babagabanye nka 4 miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda, usanga harimara imyaka 4 cyangwa 5 batarayigeraho kandi yakagombye kuba iri gutera imbere. Turashaka rero ko yakongerwa kugira ngo bose abagereho, hanyuma nitubona batangiye gutera imbere bibaye na ngombwa dushobora no gushyiraho n'uburyo bazajya banyuzamo nabo bakayagarura.
Kuri iyi ngingo yo kugira ngo amafaranga bayasubiza, Ndayisaba hano yahitondeye maze ahasobanura nawe mu magambo meza cyane, aho yasobanuye ko hashobora no kuzashyirwaho uburyo leta iha amafaranga amatsinda y'abantu bafite ubumuga akanyuzwa mu bigo by'imari, ariko bakazishyura nka 1/2 cyayo gusa. Ni muri urwo rwego rwo kugira ngo bamenyere ko amafaranga bahabwa atari ayo kwikoreshereza ibindi bintu bitababyarira inyungu cyangwa bakayajyana mu tubari bakayasinda, ahubwo nabo bagomba kumenyera ko gukomeza gukorana n'ibigo by'imari kubera kwibuka ko banafite inshingano zo kugira ayo basubiza. Buri mwaka leta y'u Rwanda itanga ingingo y'imari ya miliyoni 120 yo gufasha koperative zatangijwe n'abantu bafite ubumuga. Inatanga kandi asaga miliyoni 90 y'amafaranga y'u Rwanda yo gufasha ibigo byita ku bantu bafite ubumuga, nandi atangwa muri gahunda zitandukanye zirimo no guha amahugurwa abantu bafite ubumuga ku bikorwa bitandukanye by'abateza imbere mu Rwanda. Iyi nkuru nziza rero yasakaye muri bano bafite ubumuga mu Rwanda, bakiyumva bayakiranye yombi, aho nabo bivuye imuzi n'umuzingo bavuga ibyiza leta irimo irabakorera, aho bavuze ati leta yacu irimo irakora ibishoboka byose kugira ngo natwe dutere imbere, tuvaho turi tugere no ku rundi rwego. Ibyo ni ibintu byiza cyane leta yacu nabwo ibe yicaye ibiri muri agenda dushakira igisubizo cyiza cyatuma tugenda turushaho kugira ubuzima bwiza umunsi ku munsi. Reka rero nanjye nkushimire we wahisemo gukurikira KN Radio. Ikindi tugusaba no gukora subscribe cyangwa sabone n'akazu kaza nako kagakandaho, icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya ubu wa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi.